Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangiriye mu kiliziya. Hari uwafataga akana arangije agatereka ku myenda y'abageni. Kumbe imyenda agateretseho hari umuntu wari uyambaye. Mukurikire. Ubwo umugeni uri hano yari afite indabyo agenda atambuka ajya imbere mu kiliziya, asanzeyo umusore. Agenda abwira abafana bati mukurikire, uyu munsi ni wa munsi nari narababwiye w'ubukwe bwanjye, nimuze gucikwa. Ubwo yakomeje akurura akana inyuma, gusa ikigaragara cyo nawe ntabyo azi ko inyuma bashyizeho akana ari kugenda agakurura. Ubwo abafana be nabo bagiye bakanda like, abantu bo mu rusengero hano bagenda bamushimira bamukomera amashati rwose congratulation. Umusore nawe aranje aravuga ati rwose sinjye wabona uyu munsi ugeze ngo umugore wanjye w'igikundiro mutware mu rugo rwanjye. Kumba bari hano babonye inyuma akana baranje baravuga ati dore umwana we, ubu si surprise ni bwoko ki kandi. Umugeni we yarangariye kuri live, ntabwo azi ko inyuma ye bashyizeho umwana. Abatashye ubukwe aho ngaho mu kiliziya aho gufotora umugeni batangiye kwifotorera akana. Akana ko disi karishimye nta kintu na kimwe kazi. Ubwo umugeni yageze imbere y'umusore ugiye kumushaka, arangije abwira abafana be ati dore wa mugabo wanjye nababwiye w'ibihe byose nguyu hano namushyitse imbere. Umusore nawe arangije aravuga ati kaze neza rwose mugore wanjye, nari nkutegereje. Abari hano batashye ubukwe bo bakomeje kuvuga ati se kandi kuva ryari afite umwana? Ati se sheri ufite umwana ko numva bavuga ngo ufite umwana? Ati dore umwana nguyu hano inyuma. Ubwo nabatashye ubukwe dore umwana nguyu hano inyuma yamuzanye, ndetse umwana nawe urupapuro rumuriho rwanditseho ruvuga ko ari mama we. Ubwo yarebye inyuma ku myenda yari yambaye, arangije abonaho akana aravuga ati wacyana we nari naragushyinguye. Ahita yijijisha kugira ngo batumva ayo magambo. Umusore arebye inyuma abona akana. Umugeni arangije aravuga ati ibi bintu ntibishoboka baramfashe pe. Ubwo umusore uri hano yabonye akana abona n'ikintu cyanditseho ati Kelisia ni mama wanjye yari yaranjugunye. Ubwo padiri nawe yarabibonye arikanga aravuga ati ibi bintu ntibishoboka. Umugeni arangije abwira padiri ati padiri ndakwinginze rwose mfasha ushaka ukuntu mubeshya udusezeranye. Bigaragara ko umugeni uri hano atari umwana mwiza. Tugaruke hano ku miryango y'urusengero, hari umudamu wundi umeze nk'umusazi wambaye gutyo. Yabonye umumama hano wambaye neza uko ahari, ahita azamukuramo inkweto aravuga ati niza kuri izo nkweto. Yarazimushikujemo vuba vuba nk'uri kuzimwiba. Undi aramubaza ati ariko se we kuntwarira inkweto urazijyana he? Ubwo uwo musazi yakomeje amukuramo inkweto vuba vuba aravuga ati zizane ndaza kukwereka w'icyo nzikoza. Ati nzanira inkweto yewe utantwarira inkweto. Ubwo yamwirutseho ngo amwake inkweto ze, akimwirukaho abakandagiye mu musumari. Murebe mukurikire mutaza gucikwa akantu ku kandi, kandi mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo izindi nkuru nk'izi dushyiraho zizajye zikugeraho ku gihe. Ubwo umusore hano mu rusengero yari ari gutonganya umugeni wamubaza ati se none ibi byanditse hano ni ibiki niba uvuga ko uyu nguyu atari umwana wawe kandi? Umugeni arangije aravuga ati ni ibiki ibyo ngibyo ntabwo nzi umuntu wabishyizeho. Ubwo wa musazi yahise aza mu kiliziya aravuga ati rwose umwana mufite aho ngaho ni uwanjye. Ubwo abari mu bukwe nabo bari gufata video baryohewe byabacanze. Ubwo uri hano yarabaje ati se kandi uyu musazi wavuye he none? Ati padi mu kiliziya hasigaye habamo n'abasazi. Ubwo padiri yahise ahamagara umupolisi ati dusohorere uriya musazi. Umusazi arangije aravuga ati oya ntabwo ndi umusazi. Ati ndabinginze rwose nimunsohore ntabwo ndi umusazi, uwo mwana ni uwanjye. Abantu bari hano bo byari byabacanze bavuga ati se gute uyu musazi yaza hano yiyitirira uriya mwana? Uyu muntu usa gutya kweri yagira uriya mwana mwiza kuriya unambaye neza kuriya? Umusore hano byari bimucanze ibintu bibereye mu bukwe bwe. Ubwo wa musazi baramusohoye ariko we yagendaga avuga ati umwana ni uwanjye. Umugeni uri hano arangije ariruhutsa nk'aho birangiye. Umusore amubaza ati se ko wiruhutsa kandi wowe ni ibiki kudasobanura iby'uyu mwana naho yavuye, ni uwawe cyangwa si uwawe? Ubwo wa wundi umusazi yibye inkweto nawe yaje yirukanka mu kiliziya arangije aravuga ati mumufate ntabacike. Ubwo yaje ari kwirukanka acumbagira kubera ko umusumari wari wamujombye. Aravuga ati mufate uwo musazi mu mwaka inkweto zanjye. Ahise abanyuramo arangije afata inkweto ze. Ubwo umusazi uri hano barakomeje bamwaka inkweto. Gusa uje kwaka inkweto umusazi uri hano yitegereje imbere ababonye Chris aravuga ati Kelisia ni wowe ugakora ubukwe n'ubwire mama wawe? Bigaragara ko uje hano uwo bari batse inkweto ari mama w'uyu mukobwa. Umukobwa yarikanze aravuga ati se wowe kandi ugeze hano ute? Ati gute ukoresha ubukwe n'ubwire mama wawe? Ese ubundi ko wavuze ngo umwana wawe yarapfuye uwo mbona ni iki? Umugore uri hano aranje aravuga ati nawe nibikureba ntukanyinjiriye mu buzima, nawe bagusohore hano ndabona uri umusazi. Ubwo abari hano bari batashye ubukwe byarabatunguye bibaza iby'umugeni ari kuvuga birabacanga. Umusore nawe yaravuze ati ahari umugore wanjye nashatse
nshobora kuba namuzi. Umumama uri hano arangije aravuga ati ibintu wakoze ntabwo ari byo pe, kwifata ukatubwira ngo umwana wawe yarapfuye kandi ari muzima. Ati se kandi ubu bukwe bwo gute nta muntu wo mu muryango wawe wigeze ubwira? Umusore uri hano arangije yitegereza akana, bigaragara ko koko aka kana ari ak'uyu mugeni. Umumama uri hano arangije ararira ati sinumva ukuntu umwana wanjye yakoresha ubukwe, nambwire. Ikindi kandi akifata akambwira ko umwana we yapfuye kandi ari muzima, gute wakora ibintu nk'ibyo koko? Umugeni uri hano disi ntiyashakaga kugira ngo umuryango we umenye iby'ubukwe bwe cyangwa umwana. Umupadiri uri hano nawe yarumiwe, arangije akora ikimenyetso cy'umusaraba avuga ati ibi bintu ntibibaho rwose, baba abantu nari ngiye gusezeranya ni bantu ki? Ubwo umumama uri hano yaravuze ati wa mukobwa rwose newe isoni no kuba narakubyaye pe, ibintu wakoze ntibibaho, nta muntu n'umwe wakwihanganira. Ubwo wa musazi yaragarutse, bigaragara ko uyu mudamu nawe ashobora kuba atari umusazi kuko niwe utumye uyu mumama w'uyu mukobwa aza mu rusengero, kandi ikigaragara cyo ni nawe wateretse umwana kuri ka gatimba umugeni yari yambaye. Ubwo umusazi yaravuze ati mureke mbanze mbabwire, ubundi niba muntwara kuri polisi muntware. Yahise atangira kubaganirira inkuru, bigaragara ko uyu mumama umeze nk'umusazi yari umushoferi, yatwaraga ka taxi voiture. Umunsi umwe yari atwaye Kelisia n'umwana we, Kelisia yarangije amwishyura amafaranga menshi. Uyu nawe aramubaza ati se kubera icyo unyishyuye menshi? Kelisia yarangije aramubwira ati nkwishyuye menshi, hariho na ka tipu rwose uze kwirira nta kibazo. Umumama muri hano nawe arangije aramushimira ati urakoze cyane rwose. Ubwo Kelisia yafashe umwenda awuzingamo ubusa nk'aho atwaye umwana, aramujijisha umwana amusiga mu modoka, arangije abwira umushoferi ngo igendere. Ubwo umushoferi yaratwaye, Kelisia nawe asigara hano ari kwisetsa ati rwose kiriya cyana cyari kigiye kunyicira ubuzima, reka nyite mwira modoka uriya mugore azakirera, natanakirera nashaka azakijugunye, va kuba njyewe rwose bimvuyeho. Bigaragara ko uyu mukobwa ugiye gusezerana yari yarataye umwana we mu modoka, bikaba birangiye uyu nguyu wabaye nk'umusazi amumugaruriye kuko ari we watwaraga iyo modoka. Ubwo uyu nawe yari akomeje atwaye atazi ko basize umwana mu modoka, yagiye kumva yumva akana kari kurira mu modoka, arangije aravuga ati se ayo majwi kandi ari kuva hehe? Ahindukiye inyuma ngo arebe mu modoka atwaye, nibwo yabonye wa mumama yari atwaye yasizemo akana k'agahinja. Arangije aravuga ati ye ntibishoboka, gute yifata agasiga akana k'agahinja mu modoka? Akana ko disi ntacyo byari bikabwiye, kari mu modoka kiturije, namwe iby'abana murabizi. Uyu mukobwa yaravuze ati rwose uriya mumama gute yifata agasiga umwana mu modoka? Bari kumva biragenda bite? Hari umumama koko wibagirwa umwana we? Ubwo uyu mukobwa we yaketse ko uriya mumama Kelisia yibagiwe umwana we, arangije aravuga ati rero reka mushire umwana we pe, sinakomezanya uyu mwana mu modoka ya boss amubonye rwose yahita anyirukana. Ubwo bigaragara ko uyu mukobwa nayo imodoka yatwaraga itari ye yari afite uwo akorera, yateruye ka kana arangije agasubiza inyuma kuko atari yakoze urugendo runini. Gusa n'ubundi sinyeka ko mama wako yaba akiri hano hafi kuko yari yagataye abishaka. Ubwo uyu mukobwa yarakomeje arirukanka ngo ajye kureba ko yabona mama w'akana, ubundi atanga umwana w'abandi. Yarashakishije azenguruka karitsiye zose zaho hafi, arangije abura mama w'umwana. Aravuga ati koko ibi bintu ndabyitwaramo ne, uyu mwana ndamushyira hehe koko nanjye ko kwitunga biba bingoye? Disi urebe ukuntu uyu mukobwa bamugoye. Yakomeje ashakisha mama w'umwana, kumbe Kelisia nawe nyiri guta umwana yari yigendeye kuko nta mwana yashakaga. Ubwo uyu mudamu disi yarakomeje arashakisha, gusa n'ubundi ntacyo byari gutanga kuko mama w'umwana yari yigendeye. Yasubiyeyo ngo ajye kureba aho yasize imodoka, aravuga ati rwose abamama nk'aba ngaba ntabwo Imana izabahemba pe. Ubwo yasubiye ku modoka asanga nyiri imodoka yayisanze iparitse mu muhanda, aramubwira ati bose nahuye n'ikibazo, hari umumama wataye uyu mwana mu modoka, narindi kumushakisha ngo muhe umwana we. Bose yarangije aramubwira ati wagakobwa we, sinaguhaye imodoka yanjye ngo uyibyariremo yo. Ubwo bahise bamwaka akazi, bose aramubwira ati shaka kandi kazi, njye sinahakaza umuntu ufite umwana, iyo uza kubimbwirana mbere hose simba narakaguhaye pe. Ati mu by'ukuri uranengushye. Disi umukobwa urebe ukuntu yahise ahura n'ibibazo ariko guhinduka umusazi kuriya. Ubwo bamwirukanye mu kazi, mama w'umwana nawe yamumutanye, asigarana umwana utari uwe, bituma n'akazi kakabura. Agenda yinginga ati ndakwinginze rwose winyaka akazi sinabona uko mbaho, kandi ikindi uyu mwana si uwanjye. Ubwo umukobwa azamwereyeho, arangije aravuga ati se none kandi uyu mwana ndamushyira he? Ubu se kandi ndabaho ne nta n'akazi mfite? Biramucanga disi,
atangira kwibaza uko agiye kubaho, biramuyobera. Ubwo umukobwa yarakomeje aravuga ati reka nkomeze nshake mama w'umwana, ndebe ko nibura ko namubona nze kujya gushaka akazi kanjye nyuma. Ubwo uyu mukobwa tubona hano umeze nk'umusazi, burya disi si umusazi ahubwo ni ubukene. Ni inkuru ye yababwiraga y'ukuntu byagenze kugira ngo bibe bigeze ahangaha aje kwica ubu bukwe bw'uyu mukobwa ngo ni Kelisia. Ubwo uyu mukobwa ngo ni Kelisia nawe byaramurenze, yumva kuko yarahemutse. Umusore nawe biramurenga, arangije aravuga ati uyu ni muntu ki nari ngiye gushaka, wifata akica ubuzima bw'abandi gutya akajugunya n'umwana. Ubwo uyu mukobwa uri hano yarakomeje arabaririra ngo ubu mubona mbayeho nabi, nta kazi ngira narakabuze kubera uwo mwana, kandi ikindi n'uwo mwana kumurera birangora, ariko nanone se mubamusigire kuko uwo mwana ni uwanjye, yaramvunnye mumaranye igihe. Umumama uri hano arangije avuga ati rwose uyu mwana nubwo ari uwawe nanjye ni umwuzukuru wanjye, gusa uyu mukobwa Kelisia we nakwiye uyu mwana pe kuko n'ubundi yaramujugunye. Ubwo uyu mukobwa yarakomeje arabaririra arababwira ati rwose ndabinginze mwineza polisi ngo ijye kumfunga pe, kandi ikindi sindi n'umusazi, ndi muzima ahubwo ni ubukene. Ubwo mama wa Kelisia nawe byaramurenze, arangije aravuga ati umukobwa wanjye ni umuntu mubi, ntiyakabaye yarisha ubuzima bwata, ahubwo muzane n'uwo mwana nagakira uwe guhera aka kanya. Ubwo Kelisia nawe uri hano isoni zaramwishe, abura icyo akora, abura icyo abwira mama we ndetse n'abantu bari batashye ubukwe bw'aho ngaho. Atangira kubireguraho avuga ibintu bitava mu kanwa, isoni ziramwica. Gusa padiri yarishimye abonye ukuntu umumama uri hano yari arimo gutonganya Kelisia amubwira ati wa mukobwa uri ikigoryi, uzicuza ubuzima bwawe bwose, kandi ndakeka n'uyu musore atakikwemeye. Turaje turebe noneho icyo waruhiye ujya guta uyu mwana ndetse ujya kwica n'ubuzima bw'abandi. Ubwo mama wa Kelisia yatewe uyu mwuzukuru we, arangije abwira na wa mukobwa biciye ubuzima ati ntagire ikibazo. Kelisia nawe arangije aravuga ati se none ngiye mwagiraga ngo nkore iki? Umusore uri hano arangije amubwira ati wa mukobwa iceceka, nta kintu na kimwe wagakwiye kuvuga ahangaha, icyakora cyo uransebeje ndetse nanjye unyiciye ubuzima. Ubwo Kelisia yahungiye kuri wa musore bari bagiye kubana, arangije aramwinginga ati ndakwinginze rwose nawe ntunsige, ibi byose ni wowe nabikoreye njya guta umwana, ni ukubera urukundo nagukundaga. Umusore uri hano arangije amureba nabi aravuga ati ndekura wa gakobwa we, ntabwo urukundo rwatuma uta umwana wabyaye ngo njye tudafitanye isano ninjye tugiye kubana. Umupolisi uri hano yaravuze ngo ahubwo ndabona umuntu wo gutwara kuri gereza ari uwo mukobwa ngo ni Kelisia pe, hano nta wundi muntu ukwiye gufungwa. Ubwo umupolisi yahise afata Kelisia aravuga ati vuba tujye kugufunga agakobwa we, ibyaha wakoze ugomba kubiryozwa. Ubwo umusore uri hano nawe wari uzi ngo agiye gushaka umukobwa mwiza, baramwihanganishije baramubwira ati rwose ihangane kuba warahuye n'ibyago pe, umukobwa wanjye ni umusazi, ndakwinginze uzambabarire ku bw'umukobwa wanjye. Ubwo umumama uri hano yasigaranye akana ndetse na wa mukobwa bangirije ubuzima nawe asigara hano, arangije avuga ati ako kana ni akanjye, ninjye ugomba kukarera rwose kuko ninjye umaze igihe mvunikana nako, kandi ikindi kuba mama wako yaragataye nkakagumana nkakarira ntabwo ubu ngubu ari bwo kananira pe. Ubwo umumama uri hano arangije aravuga ati ahubwo wa mukobwa wowe niwe ugomba gusimbura umukobwa wanjye, kuko ndabona umukobwa wanjye usibye kwitwa ko namubyaye gusa ntabwo yakabikwiye pe, ntabwo ari umuntu wo kwitwa umukobwa wanjye. Ati kandi nawe ndakwinginze umbabarire, ibyo yagukoreye byose nzabyishyura pe. Ati niba ari n'iyo modoka watwaraga humura ngiye mu rugo ndazifite, ndaza kuguha iyo gutwara ntugire ikibazo. Ubwo umukobwa uri hano disi ubuzima bwe nawe bongeye babusubiza ku murongo, bamwemerera kongera gusubira mu kazi ndetse bamwemerera no kujya aza agafata akana igihe cyose agashakiye. Ubwo yahise avuga ati wakana rwose humura, ufite ababyeyi babiri ubu ngubu ntacyo ubaye. Ubwo mama wa Kelisia ndetse n'uyu mukobwa basigaranye n'akana ndetse na Kelisia bamutwara kumufunga. Ni naho inkuru yacu isoreje, mushimira kuba wadukurikiye, ibuka gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Duhure mu yindi nkuru ikurikira. Ciao ciao.